reka mbakubita iyo sitori y'umukobwa wabumbye umugabo muri sima, aramubumba pe, aranamutana, arabatima, abyitirira Imana kubera gushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwifurije kugira igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe uhitiyemo gukurikirana amagambo atambuka kuri Pastor Imanishimwe official. Imana iguha umugisha nimba warakoze subscribe, kandi nawe utihererana ubutumwa bwiza, amagambo Imana iba yaduhaye afite intego n'icyagambiriye ku buzima bw'abantu bizera Imana, bateganya kwizera Imana, abana amagambo y'Imana akoraho. Nizera ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ryo guhindura. Ngewe sinahindura, ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ryo guhindura ibyananiranye, abananiranye bose, kugira ngo umuntu abeshweho naryo. Imana ikugirire neza rero, Imana iguha umugisha. Wowe utajya wica bati aya magambo aramfashije. Hari abavandimwe b'Abarundi n'Abanyarwanda, abapasitoro bagenzi banjye bama courage, atuye umurongo urimo ni mwiza, ni mwiza, kuko ku mpande zose umwuka w'Imana akoraho, kubashumba, kuba Kristo, ku bantu bose usanga ijambo Imana yaduhaye abantu ribakoraho. Nagize yerekwa ndi mu kiganiro, ndababwira ngo Imana kwimishuriye ko abantu barushye, uwo kubaruhura ninde. Ni ikiganiro rero uko tuzajya dushobozwa, tubonye ubushobozi tuzajya tugitambutsa nimugoroba, ubwenge n'inzozi mu gitondo, nimugoroba dutambutse abantu bararushye, cyangwa byose tugende tubihuzahuza. Ubwo ni message nshyashya Imana iduhaye. Abantu bararushye tuguhereyeho cyangwa twihereyeho, ariko Imana yamaye igisubizo, irambwira ngo uwo kubaruhura ndamukubwira uzamubwira abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo nta wundi n'uwo abubatsi banze, ariko nibuye abubatsi banze, mu yandi magambo ngo ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. Uwo ni Yesu umwana w'Imana. Uwaririmbye yaririmbye neza, aravuga ngo igiti cy'inganzamarumbo ninde. Ubwo no kugira ngo ba bantu bajye basubizwa ngo igiti cy'inganzamarumbo. Hari umuntu yumvishe mwene data ari gusenga, abaramukiristitsa, aravuga ngo ase baba Kristo. Ariko nyamara nimba ari ikintu kibaho kigaragaza umuntu urushye, ni umuntu ucira abandi urubanza. Ikindi cya kabiri, ni umuntu wumva ko akijijwe kurenza abandi. Icya gatatu, mbwira abantu kugira ngo mbabwire ngo itorero cyangwa idini usengamo si ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Dore icyo nayishuriwe kizajyanwa umuntu mu ijuru ni uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Uwo rero wubaha Imana, Imana yamuvuzeho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, inamugambiriraho ku gice cy'icumi. Baravuga ngo we ngo yari yajahajwe n'idini, aruhijwe n'idini. Idini rirusha umuntu neza, rikamwikoreza imitwaro. Nari nuranye n'umunyedini umwe avuga ko asenga kandi anakora imihango y'idini n'umunsi w'idini awubahiriza cyane, ariko yava gusenga yahamagaye abapfumu b'i Tanzania, abo muri Kongo bakahurira, ngo abantu bo muri karitsiye baramwanga. Kandi ikindi nanone mbabwiza ukuri, ntawamwangaga kuko yari akennye, n'ibyo yari afite byose kubera kuruha yari yarabihaye abapfumu, babita abavuzi. Umukene arangwa nani, ni ibintu yari yarishyizemo, maze abapfumu kubera ko bari baramubonye nk'umupfapfa afite ibintu byinshi byo kubaha, wasanga kugira ngo bamuhe ibimukiza bimuha amahoro, baramuhaga ibimuteza intambara kugira ngo abapfumu bajye bakomeza birire. Umupfumu yaturutse Tanzania, undi aturuka i Burundi, undi aturuka Kongo, ngo kugira ngo bazitire ikirere ngo cy'abamwanga. Yari akennye mbibutse. Ikindi cya kabiri nkomojeho, ryari idini. Yari yarashakanye n'umugabo, ariko umugabo we badahuje idini. Umwe asenga mu idini runaka, ariko umudamu umwe yimurira umugabo. Bamaze kuba nashize ukwezi, bari bafite akantu gato bakora. Umugabo akakanamba, undi ati reka saa 12 zageze, tugomba kubahiriza umunsi n'amahame y'idini. Urwo rugo rwabayeho mu ntambara, wari kugira ngo ntari shababu na hari Kaida bihuriye ahantu hamwe, maze Amerika ikabura uko ibakiza. Habura uwabakiza. Idini bizera niryabakiza, niryakunda, kuko nabo barazaga kubunga bikanga. Umugore aravuga ati nabashaka kunsenyera, reka njye mu bapfumu. Uzi cyabaye,
icyakurikiyeho nuko ya myuka mibi yakoranaga nayo byarangiye abuze, ameze nk'ingati imennye, reka ne kubivuga kubera ko ashobora kumva ko namukomerekeje, ariko icyiza namubwira n'abandi bateye nkawe, uwo kukuruhura wenyine ni Kristo. Abapfumu ntibakuruhura, abo wiyambaza bene wanyu bakomeye ntibakuruhura, ariko uwo nzi wakuruhura, wakukuraho iyo mitwaro ni Kristo, umwami w'abantu, wemeye kwamburwa ubwiza bwe kugira ngo tubabarirwe, abakene agatesha agaciro ibitambo byose. Hari umuririmbyi w'iwacu ajya aririmba ngo inuma y'intungura ntari kuyikurahe, ngo iyo Yesu atemera kwitanga. Iki kiganiro abantu bararushye, abakobwa bararushye, abagabo baruhijwe n'ingo bashatse, abadamu baruhijwe nazo, abakobwa basore bararushye, abasaza n'abakecuru nabo bararushye. Nibamenya ko barushye, nibamenya ko ari iminsi baruhije ngo bace bugufi ngo bihane, nabo baragendera mu kigare kandi bakeneye ubutumwa bwiza. Icyo Kristo abashakaho yatumye barama, nicyo Petero yavuze. Aravuga impamvu itorero ritinze gutaha ngo ni ukugira ngo itorero ryunguke, abantu bakizwe bihane. Ariko urabona umuntu ufite imyaka 90 ukabona kunza ubuzima nk'umwana w'imyaka 15, ukibaza none umwana w'imyaka 15 ukabona kunze kubaho neza nk'umuntu ufite imyaka 45 wabikoreye. Niho yicira pani. Abakobwa bararushye, baruhijwe no gushaka aho umukobwa abatagishaka kumva inyigisho nzima. Ubu nk'umuntu udashaka kumva ibintu bizima yaciyeho yagiye, areba isegonda rimwe, ariko yareba abatukana karambaho, ariko ibimufitiye umumaro nabyumva. Ni bya bihe by'imeruka dusohoyemo. Bibiliya ivuga ngo abantu b'icyo gihe ntibazaba bakunda kumva inyigisho nzima, ngo ahubwo amatwi azaba barya bashaka kumva ibibanezeza. Abantu bararushye, nge narabibonye. Imana ijya kumira iyerekwa narabibonye neza, mbirebesha amaso yanjye y'umubiri, mbona abantu barushye. Aho uvuga ngo nimuzane, nawe wabwira umuntu ngo zane inkari zawe, umugabo wabuze uramubona, arazinyara akazishyira mu gacupa akaziza, upfa kuba wamubeshye gutyo. Ibyo ni ibinyoma. Ntabwo inkari zakuraho kandi tumudashaka. Icyakuraho icyo kintu ni Yesu wenyine. Mureke mbabwire iyerekwa Imana yamaye. Ntambwira ngo uzababwire rega Matayo 11:28. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Hano yarahagaze, yarafitiye impuhwe wowe wa mukobwa we, wa mugabo we yaragufitiye impuhwe, wa mudamu we yaragufitiye impuhwe. Aravuga ngo wewe urushye ngwino unsange nkuruhure, unyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Bantu banze kuba ba Kristo. Aratsenga, ariko Imana itubabarire cyane, turengera. Abantu bararushye, hano bararushye pe. Aho mureke mbabwire, aho umukobwa abona urugo, murabizi abantu bari mu kwezi kwa buki bagira iminsi y'agahararo pe myinshi. Iyo utayigize iyo minsi uba waranyazwe na Satani. Imana ikurengere cyane. Y'agahararo imyaka igashira, umukobwa wasengaga yakuye isezerano ku Mana, umugabo wasengaga Imana imuhaye akazi, bya bindi byiza nyine. Imana igira uburyo nawe nyine kunezeza mu gihe cyawe, kandi ujye unezerwa gake, unateganyiriza iminsi yo kubabara, kugira ngo byibura iminsi yo kunezerwa wagize izakubera icyomoro cyangwa izakubere umwunzi. Bibata ariko nubwo bimeze gutya, igihe cyanjye nagikoresheje neza. Birababaje, abantu bararushye. Twakomoje ku kimwene data, twakomoje kuko isi iteye. Aho umuntu uvuga ngo gwino urarushye, tiwabuze umugabo uriho icyangiro. Nimureba iri jambo ry'Imana tuvuga hano, tugeze mu iyerekwa rya kabiri Imana iduhaye ngo abantu bararushye, uwo kubaruhura ni Kristo. Dufite irindi yerekwa ryitwa ubwenge n'inzozi. Mureke mbabwire, nimureba tuvuze ngo hano nicaye anga I can prophesy, aho umuntu aza kuri TikTok, reka abantu bararushye bashaka kumva ibinezeza. Reka babwire, ingo nyinshi zibanye na nshinze urusengero n'urugero. Abantu ntibashaka kumva ijambo ryo urarushye, ufite abanzi benshi. Umuntu urushye rero buri gihe ahora afite abanzi, buri gihe avuga ngo abantu bose baramukunda.
abandi bose baramwanga. Umuntu urushye yizerera mu bantu ngo baramukunda bakamukomeretsa, agahita ajya mu cyiciro cyitwa ngo baranyaga. Abantu aho umuntu sivuze abahanuzi bariho bahozeho kandi bazahoraho. Umwuka w'Uwiteka Imana uzama uhange ku bantu. Aho umuntu aguhagurutsa ati haguruka, ati haryo ufite abana, ati Imana ibahaye umuterankunga, ati cya kabiri ufite ituro, ufite hatimi, reka tuvuge kuri TikTok, ufite hatimi nguzamure nguhanurire, ati ndumva ndi mu kirere cy'amavuta. Ibyo ni ibimenyetso ko abantu barushye. Ngucunge neza umugabo wawe akaba arakubeshya, ati umugabo wawe abantu barashaka kumutwara, ati kandi uzamutwarwa n'inshuti yawe. Akakubeshya umugabo mumaranye imyaka 30. Ngewe neza cyane ari famiye nzi yarindagiye. Umuhanuzi aratera umudamu yari amaze igihe mu mwuka atagipangira serivisi umugabo. Baramubeshye ngo umugabo wawe atarakizwa ntuzongere kugira ikintu umupangira, uwo ni Satani uje gusenya urugo. Kandi uwo mudamu njya nkunda kubwira abantu twakomejeho ku idini ntirizagushuka, ikizakujyana mu ijuru. Nari ngeze ku cya gatatu, nuko wowe n'umutima wawe ibyo ukurega ubyiregura ku Mana ukayicaho bugufi. Kandi icya kane nuko ibyo wumvishe ubyumvira. Nimba arumvishe ijambo rizima ritayobya ribwira abantu ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data atamujyanye. Ibyo ukabyumvira ukabishyira mu bikorwa ukamwizera. Ibindi by'idini kanuni na canonization zirimbuye abantu. Uwo mudamu rero aba umunyedini, umugabo bari babyaranye abana b'abasore n'inkumi bafite n'umukwe. Aturiya mugabo si uwawe. Reka babwize ukuri, Satani yarabateye ngo atarakizwa ntukemere kumusasira. Murabyumva? Iyo tuvuga ukuri k'umwuka w'Imana ntacyo dutsinda, gusa Imana kandi duha ubwenge, kuko iyo tuvuga ubwenge natwe Imana iduha ubwenge. Ariko nanone iyo iduhaye icyuma gityariya mugi yombi n'ijambo ry'Imana, iyo iduhaye kabusozi y'ikinini tugomba kugitanga uko ki. Nitugomba kukubwira ngo inywa ngo kararyohereye hoya, nuti hano uzapfa. Nutava muri iyo miruho uzicwa nayo, uzakenyuka, uzapfa ukindutse kubera ko ni wubaha Imana. Umuhanuzi iyo famiye mujye mwihangana, yerekwa ari zira murindi mba mbizi neza nzajya nyavuga yose. Iyo famiye umugore asasukwe, umugabo atangira kurakara. Sinzi umuntu washutse abadamu icyo kintu. Nimba ari ikintu kibaho gikomeye n'ukwera imbuto, izo mbuto Imana ikazibona ikamanuka ikemeza umugabo wawe akagucira bugufi, akanacira bugufi Imana agahinduka. Si uba ushaka ko ahinduka se? Yego. Umwana ngo si uwawe bukeye mu gitondo umuntu ufite imyaka 48 ngo Imana izagukorera ubukwe, yarabyaye afite n'abakwe, ubwo n'umwuzukuru. Abaramushutse ngo si uwawe. Umwe mudamu w'imyaka 48 atangira kwitwara nk'inkumi. Icyambabaje kimwe, umugabo wa mbere yabaye uwo muhanuzi, amushora mu byaha, ubabayeho yicuza, singe wahera wumva iyo nkuru. Hako ni gute umuntu akubeshya ngo uwo muntu si uwawe, ari wowe wamuhisemo? Nimwicare mu bicoce. Ikimenyetso cy'uko famiye yanyirushye na Yesu mufite, mushaka kwirwanira, buri wese ashaka gukora ibye. Na wundi nzi wabaruhura ni Yesu. Abapfumu ni babaruhura, inshuti n'imiryango nizabaruhura. Nimwakire Yesu. Hari indirimbo y'Abadivantiste ivuga ngo nukubona abantu bagenda ukagira ngo ibyabo byarakemutse, bagera ku ngo kubera ko ariho narindi, ngo wababona barimo bagendana batambukana, kandi stress yagize gute yabamaze, ngo nyamara bagera iwabo mu rugo ibyumba ubwo bakabigabana. Ngo bwaca mu gitondo umwe agafata umuhini akica undi. Abantu bararushye, niyo mpamvu bari kwicana mu ngo. Uwo kubaruhura na wundi ni Yesu. Abantu baruhijwe n'amadini, banambye ku madini, amadini arabaruhije. Uwo kubaruhura ni Yesu. Mwemere Yesu nk'umwami n'umukiza. Aho umuntu arwana n'undi, ari itorero rimwe ryaje. N'abavandimwe banjye bari baririmo, inshuti zanjye zaha ngo ryitwa Baraka. Byambwire mwene da, nimba ukiri muto urakwiye kunyumva. Idini nirikagushuke ngo rigukure mu myumvire. Biraba ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Turi mu isi Imana yayidushyizeho. Ariko ugasanga umuntu yaje ngo ni idini ry'abarakare,
yaryaga inyama zivuyeho, azirya nta kintu zamutwara. Baramushutse ngo numenye uko si ukuri ni ikinyoma. Biravuga ngo icyo gihe imyuka iyobya benshi izaduka. None si tikubwira ko wayobye, ubona mwene so ukamubonamo Satani. Kandi Imana iratubwira ngo nigute uvuga ko ukunda Kristo udakunda mugenzi wawe. Mugenzi wawe ninde? Si uwo musengana, mugenzi wawe n'uw'Imana ishaka ko ahinduka akamenya Kristo umumumenyesheje. Niyo mpamvu Imana Kristo yasize byose akajya kwa Zaka. Bakavuga ngo bimeze gutagahinduka. Ukamwerera imbuto agahinduka. Imana ikazavuga ati nubwo atahindutse ariko wamwereye imbuto uko. Ariko umuntu araza akavuga ati kurya inyama ni icyaha, akakwereka akarongo kamwe nako ka fake, ubwa kabiri akakwemeza ngo Imana ibyara ite, ari akarongo kamwe, kandi ibyo ari kukubwira ashaka kugira ngo akuyobye uzarimbuke. Iryo ni idini. Ariko icyukuri nakubwira, wowe menya kwicangure, wiba stress. Ikikubwira ko urushye uri umuntu ucenjinga mu mutwe, ahari byabariya nibyo byo, ikiri cyo nicyo wemera mu mutima wawe. Urakwiye kugendera mu nzira yo gukiranuka. Nimba uri umunyedini ugira neza, uri mu nzira Imana igushakamo, uzura umwuka wera, ubikora unezerewe wakiriye Yesu. Korneliyo twavuzeho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10, biravuga ngo yari umunyedini ngo kandi Imana imwemera n'abantu bamwemera, ariko icyo yaburaga ni uguhamya Kristo ko ari umwami. Ahari nawe yaravuga ngo uyu Kristo muvuga sindamusobanukirwa neza, ariko yuzuye umwuka wera atangira kuvuga ngo sire tuta, atangira kuvuga ururimi rushya ruramuhishurira. Avuga ngo mu mahanga umuntu unyubaha mukorera igitanga, ngo anezezwa no kuzura umwuka wera. Niyabaye akinezezwa na vino, niyabaye akinezezwa no kugendera mu kigare cy'abagabo, ngo umugabo se uticaranye n'abandi mu kabari, no, anezezwa nuko bya bindi byamunezezaga bimuhindukiye ibinuka. Anezezwa no kubwira abandi bajenerali umugabo utanga amahoro. Arababwira, ariko Imana nta rubanza yamuciraga. Abakristo tugira ingorane, umuntu aramenya Kristo igice akamugumana ubwawe. Reka mubwire, nta nyungu zo kutunga Kristo utamumenyesha abantu. Ikikubwira ko urushye, urashyiramo agatambaro, ijipo ndende, wakitegereza pasiteri aturiya pasiteri wo muri church, uriya nakijijwe, uriya niki, ngo ntago tugomba kugendana n'abatizera. Abatizera ni bande? N'abanzi b'umusaraba, n'abantikristo. Ariko umuntu nimba yagutega amatwi, yashobora kureba ibintu ukora ukamwerera imbuto agahinduka, bitwaye iki? Uwo muntu rero wumwita umwantikristo kuko naramumenya. Niyashaka kumumenya, umwerera imbuto mbi akabataho kugira ngo nyizwe na runaka, nabyihorera. Aho kugira ngo nyizwe n'uriya, nabyihorera. Nicyo kishe Aziya yose yaribonye umugabo mu kinyejana cya 19, yaribonye umugabo ukomeye ugiye kongera guhamya agakiza k'Imana, ngo yumva iby'abakristo ahantu hamwe ngo asoma icyanditswe kivuga ngo murakwiye kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu, ngo anezezwa no gutunga uwo mugabo. Bamwita Mahatima Gandhi, ni umugabo w'umuhinde. Noneho agiye gusenga mu bakristo asanga bari kurwana bapfa amaturo, ikimenyetso cy'uko abapasiteri barushye. Abantu aho jango barizwe nuko abantu batahindutse, barizwe n'umurimo w'Imana, barizwe n'ibihe tubayemo ab'iki gihe barimo, abera b'Imana babayemo, bararizwa no kurwana ngo buri wese afata abakristo be bamuha icya 10 n'amaturo. Ngo asanga bararwana, arangije abati hoya, ati nge sinasenga Imana iteranya abantu bakarwanira mu byayo. Nibwo bashinze Hindu temple, abati mureke dusenga Imana yacu. Nuko abahinde bagiye gusenga izindi mana. Umuntu yaba afite inka yamuha umukamo akavuga ati ni wowe unyijije, tinanu wakongera kugukoraho. Bamwe bagasenga inka, buri wese aravangwa ajya asenga ikimukiza, yaba yagize gutya. Ariko babuza abantu benshi kumenya Kristo. Abitwa ko ari abakristo tubujije, babujije, mubujije abeci kuza kuri Kristo. Arajya kwinjira mu rusengero agasanga abo basambana nibo basenga. Abata ariko se ubundi uriya sinirirwa murya buri munsi, najya gusengana. Byaba ari ikibazo, byaba ari ikibazo. Yajya gusenga gute? Nubundi nimuvayo murasambana. Yaba avuye he? Yaba agiye he? Yaba ari kurushaho kujya gihono.
hari indirimbo twaririmbaga muri ekodimu ngo ku mugaragaro niho byashyizwe byo. Reka nkubwire, nutemera ko Yesu akuruhura azabishyira ku mugaragaro byose bigaragara. Ngo urinde ubuza abandi kwinjira mu nzu y'Imana. Ngo urabikora nkakureka ukibwira ko duhwana. Abantu bararushye, uwo kubaruhura ni Kristo, full stop. Nta kindi nakubwira. Mukobwa, musore, wikirirwa ushakira mu miti. Hari umuririmbyi wacu yajyaga yaravuye muri gereza, naramukunze cyane, abantu baramumenye. Avuye muri gereza yigisha korari, arayigisha ngo bambara imikurwe ngo bakunde bakundwe. Kristo atagukunze nta wagukunda. Ngo bakambara imihanga ngo nta wabahanga, ngo waba ubashuhuje ngo twabanje amasaka. Ibyo nibyo narabibonye ndabagaye. Igikundiro kitarimo Kristo kiba gipfuye. Abantu bave mu kuraguza no mu guterekera no mu gupfumaguza. Hageze w'igihe cyo gupfumaguza mu nzu y'Imana. Abantu ntibakijya ku bapfumu basanzwe bamwe bajegeze, ahubwo hari abahanuzi, ingirwa abahanuzi n'ingirwa abakristo. Bamwe bigize abapfumaguza, abandi bigira abapfumu. Aho umuntu akubeshya, akakubeshya ngo kuriyita, ese wowe niwumva ko akubeshya, ibyiringiro byawe nibibura mu mutima. Reka nkubwire, iyo Yesu akuruhuye ubona ibyo utabona, ubona ibyo utabonaga, ubona ibyo abandi batabona. Niko naricatse kuvuga. Abantu barakubwira ngo urapfuye, wowe ukabona kukiza. Abantu barakubwira ngo uragumiwe, wowe ukabona nk'umuntu Imana iri gukiza intimba, kubera ko uri umukristo. Ntabwo bakubwira ngo hariya nzi umuntu wakuvura. Aho umukobwa ajya mu ishyamba akabumba umugabo muri sima, akagura umuki, akagura sima, akagura n'umwiko n'inivo, akamupima neza akareba ko amazi arimo. Ibyo narabibonye, harabo nabibonyeho. Akabumba umugabo, kandi koko kubera imyumvire ya fake na meditation ya kibudayizimu n'Imana n'imyuka mibi ikorana n'abantu baterekera guri. Hari igihe amubona ariko akaba ari ibumba, akaba adahumekewemo n'umwuka w'Imana. Yatangira kukujido kugasanga umuntu mu myaka 3 abanye n'abagabo 5. Ni umugabo w'ikibumba, baramubumbye. Imana niyamuhumekeramo, ahumekerwamo n'umwuka mubi. Kandi ugasanga afite negative preacher, afite kwigisha kuba kabataha ngo ngewe kwizera, akakumvisha uburyo yizeye akabumba umugabo. Kubera ko bakiri gutamikana umunsi umwe, imyuka mibi yamuhumekeyemo, Satani yahumekeyemo itarasohora. Akakumvisha uburyo uri bugure sima, ukajya nawe kubumba wawe. Wiyoba. Imana ifite uwo yaguteguriye azaza. Bibiliya avuga ngo buri kigabo yakiremeye ikigore cyacyo, na buri kigore yakiremeye ikigabo cyacyo. Ndinde wo guhangayika ko n'Abanyarwanda bavuga ngo nta nkweto iburi yayo. Tutanijejwe nibyo twumva, nitwakizezwa nibyo tubona. Reka mbakubita iyo story y'umukobwa wabumbye umugabo muri sima. Aramubumba pe, aranamutana, arabatima, abyitirira Imana kubera kuyoba. Impamvu nemera yuko ari iby'Imana nuko Bibiliya banga umugisha Imana itanga nta muvumo yongera. Kandi ikindi nanone, Imana ikindi nisegure kubo byanze kandi bubaha Imana. Hari igihe Imana ikuzanira umugabo wawe wanyawe akayinanira. Rero umuntu wananiye Imana ni wamushobora, yaragiye uri inosa. Ahangaha ni Imana ikubwira ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Ndamya nashidikanya n'ibyo ngibyo. Kandi ikindi nanone, hari igihe Imana ikuzanira umugore wanyawe akayinanira. Umuntu wananiye Imana, wowe mugabo ni wamushobora. Nimba ari wowe inosa urenganira muri icyo kintu cyabaye, Imana izagushumbusha imyaka inzige n'akagungu byariye. Nuko Bibiliya ivuga, Bible is a principle that's can guide my life. Imana ihabwa icyubahiro. Umukobwa abumbye umugabo, ko mutambwiye ngo kagira inkuru. Iyo nkuru ndayikomeje. Amubumbye, ubwo aramurema arabatima, atuyu n'umugabo. Tikandi kinashyiramo n'akarangi kenda gusa umutuku w'inzobe, yikundiraga inzobe ashaka kubyara abana beza, ngo nicyo yashaka. Aramubumba. Akimara kumubumba ukwezi gushize, ahura na wa mugabo w'inzobe, ariko yasinze aravuga ati uyu nzamuhindura. Barabana bakoze ubukwe bwiza, umukobwa yari yararundanyije agafaranga. Nta musinzi ugira amafaranga, akazi kose wabukora. Kereka waravukiye ahantu bayafite ukajya usinda inzoga ziwanyu umucuruza, kandi nabwo uba uhagarariye imari agomba kukurimita. Nta musinzi uyagira. Ubwo umukobwa arikwa aranirongora.
yirongoye bucya mu gitondo, bya bintu bari bariho n'idene bafashe byose, umugabo udufaranga akajya tujyana mu kabari. Umugore atangira kugira amarira muri wa mugabo yibumbiye, yaramubumbye nyine. Murumva umugabo w'ikibumbano. Niba akagushuke, Imana izikora iti ukeneye, izi umugabo ukubereye, izi umugore yaguha ukahamuyihimbaza. Ariko icyo Imana idashoboye ni ukwihanganisha uwo mutima wawe. Umutima wawe niwo wuremamo imbaraga zo kwihangana. Imana ikakuremamo uwo mutima ukomeye wo gutegereza. Tegereza, wikicira inze. Iyo Gihazi aza kugira umutima wihangana, yari bubone imigabane 3, ngo niwe wari bujye wuzura umwuka wera agahishurirwa byose. Kuko Elisa yari afite 2, Eliya afite 1. Imana itugirire neza cyane. Kwihangana ugategereza bigukuraho imiruho yose. Hari umuririmbyi aherutse kuririmba indirimbo, ni umukristo w'iwacu witwa Florence. Aravuga ngo kuba tuziranye Mana ni uw'iwacu ku rusengero muri Believers of Jesus Church. Ni n'inshuti yanjye cyane. Aravuga ngo kuba tuziranye Mana biramakisha. Ngo kuba waramenye izina, reka nkubwire, hari igihe ugendana n'abakomeye, Imana yikakumenya izina, abakomeye nibagira icyo bakumarira kubera ko igihe cy'Imana nikiragera. I know ibyo ndabizi. Ngo kuba waramenye izina ni ukuri biranyuze. Ngo ibimbabariza umutima nzi ko uzabihindura. Ngo kuba tuziranye Mana. Musore nta kindi cyakuruhura, va mu kigabo. Aho umusore atinda kubona akazi iminsi 3 agahinduka umupfubuzi, atahinduka wakiyahuza ibiyobyabwenge. Ubaha Imana, ubahe Kristo azakuruhura. Nta wundi wo kukuruhura mu rugo rwawe. Abapfumu ni bakuruhura, Kristo wenyine niwe wakuruhura. Imana ikugirire neza, Imana igushyigikire, Imana ikubere Imana, Imana ikubere byose, igukureho iyo mitwaro. Reka nkubwire, uzakomeza uruhe nukomeza kugendana n'abenyita abahanuzi kandi ari abarozi, ari abarangi, ari abakonikoni. Uzakomeza uruhe, bazakubeshya ko ari uwawe atari uwawe. Ariko nugendana na Kristo azagukora ku maso, ntazigera kuyobya. Imana ikugirire neza. Nitwa Pasiteri Imanishimwe Emmanuel. Imana igushyigikire. Telefone ni 0784466778. Ni umugisha ukomeye kukugira, muhorane, dukiranukire Imana, Imana izatugirira neza. Amen.